guys, reka dutangire mbereka amafaranga nakira amafaranga 115 muri business. Naga platform kari aho nyine wabona ari akantu gatuje gusa ariko karimo amafaranga. Aya ngaya ni make namashije gukoreramo, we wakoreramo menshi kandi nanjye ndeganya gukoreramo menshi. Reka nkwereke rero iyo platform bayita Good Job My Rwanda Micro Job. Ubwo rero wowe uri buze kujya muri video description cyangwa se muri comment uruze gusangamo link, n'ubukimara gukanda kuri link uri buze guhingukira ahantu hameze gutya. Numara kuhagera ahantu hameze gutya, ubwo urabugiye kwiyandikisha. Ukigeramo rero uri buze guhita uza aha hambere wandikemo amazina ahuye nayo uzajya ubikurizaho abaruye kuri iyo simukadi. Izina ribaruye kuri iyo simukadi uzajya ubikurizaho abe ayo mazina ahuye. Hano ushyiremo email yawe, aha kabiri, aha gatatu ushyireho nimero ya telefone uzajya ubikurizaho ihuye n'amazina wanditse hejuru. Ahangaha ushyiremo password, ahangaha handitse code uhihorere. Hari imibare buze gusangamo uyihorere. Nurangiza uhita ukanda hano handitse iyandikishe. Numara kubikora rero uhita ukanda hano numara gukanda kuri yandikishe uri buze guhita uhingukira ahantu hameze gutya. Ubwo ahantu urahingukira, reka nze nanjye njye kuri account yanjye turi buze guhingukira ahantu hamwe. Rero ukimara kugerayo aho ngaho urabona urahita ugera kuri ahantu hameze gutya. Numara kuhabona aho urasanga hano harimo amafaranga 0. Ahangaha akazi nako nta kintu wari wakora, ayo wabikuje naho nta kintu kirimo. Ngiye maze kubikuzamo amafaranga 420, ayangezeho ni 115 nabikuje mbere, andi nayo nabikuje nyuma. Gukora akazi rero nta kundi, kugira ngo uyinjize amafaranga bifata igihe gito. Nkanjye ayo mafaranga 400 nabara ko ninjije nda mu minota 30. Uraza hano mu tuzu dutatu, sorry nago maberetse, kamanze mabereke mukanya mutaba mumbwira ngo ubwo ngo turi hehe ngo niki niki. Dore nga hano hejuru ku tuzu dutatu. Ukimara kugera ku tuzu dutatu rero wowe urahita ubona utuntu tumeze gutya. Numara kuhagera ubwo kuri tuno tuzu dutatu harimo uburyo bwo gukoramo amafaranga. Uburyo bwo gukoramo amafaranga rero hari ubu ngubu bwanshaka akazi, time wall no gukina game. Kaduhere kuri ubu bwa mbere. Ubu bwa mbere bwanshaka akazi, tukandeho. Ukimara kuhakanduraza urasanga bikitse kuri kose, ubarekeremo umanuke. Hano harimo uburyo bwo gukoramo amafaranga. Hano guflowing WhatsApp channel baguha amafaranga 20, IG yabo baguha amafaranga 10, gukora subscribe ni 15, Telegram ni 13. Amafaranga ni menshi kandi ntabwo yakorera aya ngaya, ntabwo arenza iminota 3. Kuyakorera ugakanda hano kuri saba. Njya akazi naragakoze kugasubiramo ntabwo byakunda, gusa ariko wowe icyo urakora uri buze hano ukimara gukanda kuri nshaka akazi uri buze hano uhite usoma bino bintu biraba byanditse hano. Ahangaha ni amabwiriza y'ibintu wowe uri buze gukora, barakuyobora ku buryo uhita ukora submit. Ubwo uhita ukora kuri tangira akazi baba babikubwiye, hanyuma ukabikora. Noneho ubundi buryo bwa kabiri rero uri buze hano bwa time wall. Time wall rero wowe ntabwo uri buze guhingukira ahantu hameze gutya, ahubwo wowe urahingukira ahantu hameze gutya. Kambibereke uze guhingukira ahantu hameze gutya. Ahanga urabugiye gucreatinga account. Gucreatinga account uzibuze hano kuri click here to sign up. Aha hasi uhakande. Numara kuhakanda urabona ko barakubwira kwiyandikisha. Urashyiramo email ariko ihuye niyo wandikishijeho mbere, iriya wandikishijeho mbere. Noneho ahangaha ha kabiri uri buze gushyiramo password ushaka kuzajya ukoresha. Aha gatatu password yawe uyisubiremo. Nurangiza kubikora rero, mbere yuko ukanda hano handitse sign up, ahanditse sign up uri bumanze uze ukande kuri kano kantu kaha. Numara kugakandaho rero urabugiye kuverifya. Hano baraguha ibitandukanye n'ibyanjye. Hano banditse ngo chimney ni bya bintu by'imyotsi bicamo imyotsi. Ubwo ndareba amafoto biriho nindangiza nkore verify. Urabona basanze ari byo, wowe uhita ukora sign up. Ngiye ntago ndakora sign up kubera ko nsanzwe mfitemo account. Ndahita njya hano kuri login, njye kuri account yanjye. Kujya muri account yanjye nta kundi ndaza nshyiremo gutya. Sorry ntago bikunze.
ndi bumanze nkore am not a robot, manze ba verify niba ntari irobo, ndaza nkore ibyo bambwiye kugira ngo verification igende neza, hanyuma bitenza kiremo email yanjye nkore sign in. Ubwo wowe wamaze gukora sign up urahita ahantu hameze gutya. Numara kugera ahantu hameze gutya, wowe uri buze ibyo bintu uri kumva ni amafaranga ari kungeraho muyo nakoreye. Ayo mafaranga ari kungeraho nari guturuka hano muri pending, kuko ayo wakoreye agenda akugeraho gake gake. Ari muri pending bisaba yuko watanze akazi amanza kureba niba wabikoze ibyo yagusabye. Ubwo aya mafaranga rero muri hano hantu tugeze harimo uburyo bwa survey, uburyo bwa tasks, ngende mbibereka. Nababwiraga ngo harimo uburyo bwa survey, uburyo bwa tasks, uburyo bwa offers n'uburyo bwa clicks. Gusa ariko twebwe turi buze gukoresha uburyo butatu, ubu bwa survey, ubu bwa task n'ubu bwa click, nibwo bwinjiza amafaranga mu hano. Kubukoresha rero reka duhere ku buryo bw'ama survey. Survey ngewe ninkanda hano handitse survey, barambwira ko nta survey mfite kuko narazikoze zarangiza uyu munsi. Gusa wowe uri buze gusanga harimo survey, urabwiriza y'ibyo bari buze kukubwira. Kadukoresha buno bwa task izo nizijya zishira niyo wakora ni wazimara. Tujye muri task dore ngizi nazo ngizi. Noneho rero dore task ngizi, uraza noneho ukande muri task. Numara kugera muri task, wamaze gukandamo urahita uyungukira ahantu hameze gutya uko. Tegereza bitewe na net wakuri gukoresha. Ubu yose ubu ni amafaranga. Ubwo ngaya ubundi ushaka kura amafaranga iyo task ifite, ukuraho umubare w'inyuma wonyine. Iko umubare w'inyuma ubona amafaranga uri bwinjize muri iyo task. Biba byiza rero iyo urebye task zoroheje zifite amafaranga make winjiza vuba, kuko ntago zijya zimara umwanya munini. Rero bari buze kukubwira ibyo uri buze gukora. Katurebe task yoroheje. Task yoroheje katurebe. Task yoroheje ndi kuyishaka, mwihangane ntabwo gusa nizi ngizi zindi wazikora ntacyo bitwaye. Y'ama point 18 ndutsa na point 18. Ukimara ushaka kuyikora rero uhita uzugakanda hano handitse view, kanda hano handitse view. Wamara gukanda hano handitse view bahita bakugeza hano bakakubwira ibintu ugiye gukora. Hano urabona ari kutubwira ngo visit my Twitter post and watch the video for 1 minute. Here is the link to my post. Ahangaho tugiye gukanda hano kuri start campaign. Ubwo gutangira akazi baduhaye. Nurangiza kuhakanda rero urabona hano proof instruction bari kutubwira send screenshot you watched the video for 1 minute. Ubwo tugiye gukora video umunota umwe twohereze screenshot. Akazi kabe karakoze. Ibi bintu biroroshye cyane. Kubikuraza ugahita ukanda hano muri iyi link baba baguhaye ya video, ugakandamo ugategeza bahita bakujyana kuri urwo rubuga. Ubwo bagiye guhita tujyana kuri X, Twitter. Ubwo uramutse utanayifite wanakora sign up, nta kibazo, byose birakora. Ubwo post twayigezeho dore ubwo ni iyi ngiyi, iyi tureba hano. Iyi post rero tugiye kuyireba igihe kingana n'umunota, niho badusabye. Where all these servants? Where my papa chef? Where they come? Manze urangiye. My key! Oh, that's the king! Number one! Attack me! Now you're getting the mighty magic battle! Kugeza umunota urangire usanga ushobora kura video ukabishyuza gusa. Usanga turi kurebera amafaranga tuzakuza.
nyuma Make that uburyo papa no go ubikuza talk muri iyi wetin go put website your nawe papa for akakugeraho. trouble for Rero you. wowe Say na why today here and I get ntiwihutishe plan for cyangwa you, ngo hagire mama. ikintu ukora, Shey kandi that way to ndagusabye ngo understand ukore what that way subscribe speak kuri it iyi on. YouTube channel yacu. Understood. Iminota kuva yuzuye uhita uza Bastard. gutya ugahagarika, warangiza ugafata screenshot, sorry biranze kuyifata, reka nze nkwereke, ugahita uza ugafata screenshot. Wamara gufata screenshot uhita usubira inyuma kuri account yawe, uhita ugera hahandi, wangiza kuhagera rero wamaze kureba video ahangaha ugahita uza ugakanda hano kuri upload image. Wanamo kuhakandaho bakugeza ku mafoto ufite, uhitamo ifoto ya iyo umaze gufata ugakora hano hejuru handitse done. Ubwo bigaragaza ngo akazi wakarangije, ugategereza hano bari muri processing, ubwo ifoto yarangiye kurodinga. Rero nirangije kurodinga, wowe kiba gisigaye ni ugukora submit, ukamubereka ko akazi wakarangije. Ukora submit, uraza ugakanda hano submit for approval, ugategereza. Kimara gwakanda ahita bakubwira ngo your proof has been successfully submitted for approval, your pending point has increased. Pending point zanjye ngo ziyongeye. Okay, ubwo nzategereza akazi karangire, ntago bifata igihe kirekire amafaranga akugeraho. Kano kanya rero murabona ngiye mfite amafaranga 15, kubikuza hano amafaranga 15 ntago bikunda. Iyo yabikuje ahita ajya kuri dashboard yawe, iyo imaze kuyabikuza ahita aza hano kuri iyi dashboard. Ubwo ndavuga iyi, sorry mbere ku buryo bikorwa, ahita aza hano kuri iyi dashboard ya hano, ukabona yaje hano. Aya ngaya mfite nawe nakoreyemo inyuma, ayo maze kubikuza n'aya ngaya mwabibonye. Aya ni akazi nakoze, aya ngaya nayo mfite nyine kubikuza. Aha ngaha ni amafaranga 100. Rero tugarutsemo hano kuri iyi survey, bino twakoraga twari turi mu matask ndi kukwereka uburyo bikorwa. Amatask yinjiza amafaranga, ibindi ni uburyo bwa clicks. Hano uburyo bwa click rwose ni ubusirimu bya danje. Clicks tukakandaho ugategereza. Uburyo bwa click ngeze umunsi nzi ko nazimazeho, sinzi niba zasigayeho, gusa ngeye click z'umunsi nazirangije. Clicks urakandayo ahita azara amafaranga ako kanya, ntago bijya muri pending. Bakora verification ho, uraza ugakora kuri view ukabireba amasegonda 5. Ujyamo amasegonda 5 ku hantu ukanda kuri view, bahita bakugeza kuri website, ukamaramo amasegonda 5 ugahita ukora back, ugasanga amafaranga yawe yakugezeho. Noneho iyo wagize gutya ugakora verify you are human, ugakandaho. Ibingibi rero bituma winjiza amafaranga nabyo. Warangiza noneho rero ibingibi bimaze kwirodinga hano urabona ngo no ad available. Kano kanya ngo nzongere kurira mu masaha 28, ubwo namaze kuzikoresha. Buri munsi baraziguha izo gukora. Hanyuma rero ubundi buryo bwo kwinjiza reka nabwo tuburebeho, nabwo gusa video ndabona gushaka kuba ndende. Kubirebaho rero nabwo uri uze hano hano kutuzu kuri twa turongo dutatu utungutu hano hejuru. Nurangiza uburyo bwawe busigaye n'ubu ngubu bwo gukina game rwose. Urabona handitse akantu ka hot, bivuze ngo yinjiza amafaranga vuba. Iyo wahageze hari ngo start offer, ibyo startinga offer rero ibingibi nabyo ni uburyo bwo kwinjiza. Naho uraza ugakanda kuri start offer, bakaguha amabwiriza, ugakanda hano kuri start offer nyine nkuko babikubwiye, ukareba amabwiriza. Iyo hakanze batakugeza kuri Play Store, ntago nshaka kugerayo ngewe, bakakureka application ukayidownloadinga, bakubwiye ibyo gukora. Ubwo nawe ukinjiza amafaranga. Urabona aho batanga amafaranga menshi, nkuko nabikubwiye, ukuraho rimwe amafaranga 49 uyinjize ni menshi cyane rwose. Haba harimo imikino myinshi, ibaze nk'aya ngaya uyakoreye. Aya ngaya ni 1200 waba ukoreye, kandi wemerewe gukorera menshi. Noneho muri uburyo rero usanga uhatwaye turi no mu offers. Hano ujya mu survey, naho bagiramo surveys ubwaho. Hano nabona nazo nazikoze,
ugahita uza no mu dushoti naho batangamo amafaranga, na hano muri wall na PTC no mu buryo bwa PTC nabwo batanga amafaranga, nabyo nabirangije. PTC nta kundi naho uraza ugakanda usangamo utuntu tubiri, amafaranga ane n'ibice 9 n'ayandi mafaranga rimwe n'ibice, ukayakorera ukanda aho ngaho ibintu usangamo byanditse, warangiza wamara gukandaho ugategereza naho amasegonda 10 ugakora verify ikintu baguha, warangiza noneho ukinjizamo amafaranga. Ngaye nguko rero uburyo amafaranga bayinjiza muri iyi platform, aho uzagira ikibazo uzamamagare ngiye nzabamari nzagusubiza, cyangwa unyandikire muri comment nta kibazo. Gusa byaba byiza nanone ukoresheje nimero yanjye ya WhatsApp ni 079 41 63 972. Nimero yanjye ni 079 41 63 972. Ubwo niba utamvishe usubize inyuma uri buyumve. Ciao ciao, ndahari ku bwanyu.